reka nkubwire utaranarenga aho ngaho abantu bo muri ribu barenganya abantu pe. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 umuraperi Nanone wari uri kuri 6 cyangwa se wari uri hit icyo gihe wari ugezweho mu baraperi bigaragazaga cyane, yabyaranye n'uwo yafataga nk'umukunzi we Maureen, babyarana umwana w'umuhungu. Ibintu bitigeze bihira aba bombi kugira ngo babe bashinga urugo cyangwa se babe bagumana nk'ababyeyi, babashe kubahiriza inshingano zabo zo kurera umwana bari bibarutse nk'umuhungu, aho byaje kuviramo uyu nguyu witwa Maureen gusiga umwana mu Rwanda akajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda gushakisha ubuzima nk'uko bombi bagiye babyivugira. Aho Nanone yavuze yuko yasigaye agerageza gukurikirana amakuru y'umwana wiwe, dore ko umwana we ngo yahise ajyanwa kwa sekuru, ubwo ni kwa papa wa Nanone. Nanone akavuga yuko ngo yakomeje kugenda agerageza kwita ku mwana we gahoro gahoro. Umugore we cyangwa se uwo babyaranye witwa Maureen ngo yaje kuva ikamvara mu gihugu cya Uganda agaruka mu Rwanda. Mu by'ukuri asubira mu rugamba rwo kwisubiza umwana we, kandi birumvikana koko niko nawe wabigenza. Ariko nanone hatangira intambara y'amakimbirane hagati ye na Nanone. Ibintu ngo byagiye bibahuza bikongera bikabatanya, bikongera bikabahuza kugeza ubwo baje no kongera kubyarana undi mwana wa kabiri nawe w'umuhungu. Akaba ari nayo ntandaro yatumye uyu mugore batangira kumwita mama w'abahungu. Ibibazo byaje kuba byinshi cyane, dore ko Nanone ngo yagiye ashinjwa kwirengagiza inshingano ubwo yaramaze kugira abana babiri. Ngo umuraperi Nanone yatangiye kugenda ahunga Maureen akajya kure cyane, nyine ku buryo uyu mugore byatangiye kujya bimucanga, akegera aba hafi b'inshuti za Nanone ndetse akagerageza no kuapproachinga Nanone mu by'ukuri ngo bafatanye barebe yuko babasha kurera abo bana. Ariko Nanone akagenda amutera umugongo cyane. Ubwo Nanone yari yarakomeje amashuri ye ya muzika ku kigo cy'umuziki cya Nyundo giherereye mu karere ka Muhanga. Nanone ngo ntabwo yabashaga kugira n'igiceri cy'ijana abasha guha Maureen kugira ngo abashe kwita ku bana, yaba uwiga ndetse n'indezo muri rusange. Ibi ngibi rero byatumye ubwo Nanone yasaga n'urangije amasomo ye nyine y'umuziki, byatumye atangira kujyanwa mu nkiko n'uyu mugore bya hato na hato, kubera yuko nyine yahoraga mwatakanga musaba indezo mu bihe bitandukanye. Uyu muraperi rero ngo ntagire icyo abikoraho, rero bigatuma Maureen yitabaza inkiko. Nanone yaranabifungiwe by'igihe kitari kinini, ariko Nanone ava muri gereza asa n'umuraperi ugarutse gutera comeback. Aranabikora cyane, ahita atera comeback, atangira nyine kongera kwigarurira imitima y'abajyaga bamufana cyangwa se anarema n'abandi bafana indi public nshyashya. Nanone asubira mu kibuga neza. Ku ruhande rwa Nanone ku muziki byagenze neza, ariko ku ruhande rw'umuryango we, abana be na Maureen byakomeje kuba imvururu, kubera ko Nanone urukiko rwaje kumutegeka kujya ngo atanga indezo y'abo bana, ariko umuraperi nyine ngo agakomeza kufunira ibiti mu matwi. Ari nabyo nyine byatumye uyu mukobwa mubonye kuri video cyangwa se uyu mama akomeza kugenda yiyambaza inkiko. Urugamba rwa Nanone ndetse n'uyu nguyu babyaranye na n'ubu ruracyageretse. Ngira ngo mu minsi itambutse mwagiye mubona amashusho y'uyu mugore ndetse na bamwe mu biyita itangazamakuru ryo kuri YouTube arimo asa n'upakira ibintu mu rugo rwa cyangwa se kuri ofisi ya Nanone, kuko byagaragaraga yuko nyine ari ibikoresho bijyanye bifite aho bihuriye nyine na muzika. Kandi hari n'andi makuru yavugaga yuko Nanone ashobora kuba afite studio, ofisi nyine ya studio yiwe, aho akurikiranira ibikorwa bye bya muzika bya buri munsi. Abangabo ngo baje kuba bamutera mu rugo rwose, bapakira ibikoresho bye, nta ruhushya nta numwe babajije, nta ruhushya rw'umuyobozi rwose. Ibintu byatumye Nanone arakara cyane, nyine atangira kwibaza why this why that, kubera iki always mbona ibi bintu. Ariko mu by'ukuri
Dani Nanone utarahise agira ikintu atangaza usibye ko yumvikanye kuri telefone avugana n'uwo nguwo umwe mu bakorera kuri YouTube nyine amubwira ngo ndi wawe kandi mu by'ukuri nahizanye urabizi ko nta ruhushya wa Dani Nanone rero biramucangara mwihorera bidatinze uyu mukobwa amashusho yatangiye gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakavuga bati ibi bintu rwose nagahoma munwa ntibyari bikwiye umubyeyi nk'uyu nguyu ko yirara ku karubanda muri social media mu banyamakuru itangazamakuru hirya no hino agenda ashyira hanze amabanga ye n'umugabo babyaranye abana babiri ko ahubwo bari bakwiye kwicara ubwabo bakabiganiraho neza rwose nk'abantu babyaranye bakundana ubugira kabiri mu by'ukuri bakareba icyo bakora aho kwirirwa biteza rubanda. Maureen ugaragaza cyane ko atumvikana n'umuraperi Dani Nanone habe na gatoya kubera yuko mu bintu byinshi agenda avuga inkuru ziganjemo urwango ziganjemo gutesha agaciro umugabo we ndetse no kumucisha bugufi cyane bigaragaza yuko cyangwa se byumvikanisha yuko ngo uwitwa Dani Nanone ngo nta kintu amufasha mu buzima bwa buri munsi bwe ndetse no kurera aba bana bombi baba barabyaranye. Twebwe dukomeza kwibaza ese koko Dani Nanone nta ndezo atanga? Ese Dani Nanone arakinnye ku buryo byibuze atakurikirana abana be byibuze ku rwego rwe? Ibi rero bigakomeza kugenda biducanga dore ko nta version ya Dani Nanone dukunda kubona, ariko kuri ubu ngubu umuvugizi wa RIB uyu nguyu ni Murangira Thierry yamaze gutanga gasopo yaba kuri Dani Nanone yaba kuri Maureen nk'umugore we ndetse yaba n'ababatunga mikoro cyangwa se abatunga mikoro. Uyu mugore abaha gasopo avuga yuko ari ibintu bimwe nyine hari ibintu bimwe bari kugenda bakora bigize icyaha kandi ko nibareba nabi inkiko zizatangira kubakurikirana cyangwa se ubushinjacyaha buzatangira kubagenza nyine kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bagenda bakorera muri kesi ariko mu by'ukuri bo batabizi. Murangira ati ngiwe nk'umugabo mugenzi we ndamugira inama yo kwita ku bana be agakurikiza inshingano ndetse niba koko urukiko rwaranze yuko agomba gutanga amafaranga runaka nk'indezo z'abo bana agomba kuyatanga nta gahato. Akongera akavuga ati uyu mugore nawe nakomeza kwitwara kuriya inkiko zizamukurikira kubera ko kujya mu rugo rw'umugabo agatangira agasahura ibintu bigize icyaha kandi byanga bikunda ashobora kuzakurikiranwa. Yakomeje kandi anikoma bamwe mu bitangazamakuru bakunda gushyagiriza inkuru nyine bwite z'ubuzima bwite bw'abantu bakongeramo umunyu n'agasukari cyane kugira ngo bigende biryoha byakwanga bagashyiramo n'urusenda. Ati mukora ibigize ibyaha namwe mutabizi kandi gasopo kubera ko tuzabakurikirana. Urugamba rero rwa Dani Nanone n'umugore we dukomeje kwibaza ngo ibi bintu bizaherera hehe? Ese mwebwe mubona Dani Nanone mu by'ukuri yarananiwe kubahiriza inshingano cyangwa se uyu mugore nakasamutwe nyine aba amubuza amahoro nk'uko ngo Maureen yatangaje ko ngo hari station imwe ya RIB ngira ngo yavuze iya Kimironko niba ntibeshye cyane, avuga yuko ngo hari umukozi wa RIB amubwiye yuko ngo agomba guha agahenge Dani Nanone akikorera imiziki akareka kwirirwa amutesha umutwe. Ari nacyo cyatumye muri iriya video mwabonye yabanje avuga ngo RIB gisigaye ngirenganya abantu. Ni Dani Nanone na Maureen babyaranye abana babiri ariko kugeza uyu munsi kubarera cyangwa se gufata inshingano nk'ababyeyi bikaba bikomeza kugenda byanga. Ni The Mike Radiant TV ni press review ndagaruka mu kanya n'ayandi makuru agiye atandukanye. Alright, muri press review yacu kandi yo munsi mu gice cy'imyidagaduro umuproducer cyangwa se umuproducer wahoze mu bisumizi mu myaka isaga 10
itambutse. Nguyu ni T Brown amaze iminsi agaragara mu itangazamakuru avuga yuko ngo yahemukiwe n'uwitwa Riderman icyo gihe wari boss we mugambaniye ngo bakamushyiraho case yuko ngo yasambanye muri studio kandi mu by'ukuri ngo byari ibinyoma, ibintu bishobora kuba ngo byaraciye intege kariyeri y'uyu mugabo cyangwa se bigashyira akadomo ku muziki we kubera yuko ngo ari ibintu basensibilije mu itangazamakuru bikwirakwizwa n'uwitwaga Dakimu wagaragaraga nka manager cyangwa se uwacungaga ibikorwa bya studio umunsi ku munsi utarumvikanaga na gato na T Brown. Ibingibi rero bikaba byaratumye T Brown agenda akazimira. Uyu munsi rero akaba yagarutse mu itangazamakuru ava imuzi ibibazo yagiranye n'ubita Riderman, Dakimu ndetse n'abandi bari muri timu yabo, avuga ko bamuhohoteye kandi mu by'ukuri nyine ngo akagambane nyine kabo bakoze kamwafexe cyangwa se kamusenye izina kugeza n'uyu munsi. Version ya Riderman ngira ngo bamwe mwabashije kuyibona. Riderman yavuze yuko ngo nyuma y'imyaka 10 uyu musore nimba yararenganaga akaba aribwo aje gutanga ibirego cyangwa se abarwaje kuvuga inkuru, avuga ko ibyo bintu ari ugushaka gutera comeback akoresheje izina rya Riderman. Riderman aranabinenga cyane, avuga yuko rwose bakwiye gukura amaboko ku munwa cyangwa se amaboko mu mifuka ngo bagakora cyane, bagashaka indi public cyangwa se bagashaka irindi soko, bakareka kwirirwa bamusebya kubera yuko ngo ibyo bintu rwose nta na rimwe yigeze abigaragaramo kandi nta na rimwe yigize amushinja gusambanira muri studio, ko ahubwo nyine abo bakoranaga umunsi ku munsi aribo babigejeje mu itangazamakuru. Ariel ways amaze iminsi ashyize hanze extended play cyangwa se EP, ariko harimo indirimbo yitwa In the Morning. Ariel ways yumvikanamo nyine asampolinga utwita butera knowless mu ndirimbo nayo imaze imyaka myinshi, ngira ngo nyine ikaba muri 10 avuga ati ivuga ngo nkoraho, ngira ngo abenshi mwarayimenye. Uyu nguyu rero nawe akaba yarasampolinze amwe mu magambo nyine ndetse na melody biri muri iyi ndirimbo ya butera knowless. Ibintu byatumye indirimbo In the Morning itangira nyine kugenda idomina cyane, usibye ko n'ubundi indirimbo ifite umwihariko wo kuba nyine ifite uburyohe butangaje. Right, muri press review yacu kandi mu gice cy'imyidagaduro ntago twasoza tutababwiye ku musore uri kugenda bica bigacika hano mu Rwanda mu njyana ya Afrofusion cyangwa se Afrobeat ivuguruye, uwo bita diezdollar mu minsi itambutse yabatayemo indirimbo yitwa Zangarewa niba nibuka neza. Uyu munsi rero imihanda ya diezdollar iri kuvuza ubuhuha kubera ko uyu musore rwose nta nubwo no kuryama bimukundira kubera ko ari muri saga cyangwa se ari ku muvuduko nk'umurabyo kubera yuko ikitwa Ratata indirimbo ye nshyashya n'ubundi yakorewe n'uwitwa Prince Kizi imaze kumushyira kuri 6 cyane kubera ko hirya no hino ni Ratata, muri club ni Ratata, kuri street ni Ratata, ku mbuga nkoranyambaga hose ni Ratata. Umusore witwa diezdollar atangiye kwigarurira imitima y'abatari bakiya cyane urubyiruko. Uyu musore ugaragara mu isura itandukanye n'iy'abandi bahanzi nyarwanda, umusore ukunda kugaragara yambariye ipantaro hasi y'ikibuno cyane, agaragaza umwenda w'imbere cyangwa se ibyo twakwita nka boxer. Umusore ufite imyitwarire itandukanye cyane n'imyitwarire y'abahanzi nyarwanda isanzwe, ndavuga ku rubyiniro, mu myitwarire, muri interview n'ibintu byose akora usanga yuko ari umuhungu nyine uri fusion, nawe ubwe afite nyine uburyo yihariye cyangwa se afite umwihariko w'uburyo akoramo ibintu bye. Akaba rero ari umwe mu basore nawe mu myidagaduro y'i Kigali cyangwa se yo mu Rwanda ndetse no mu karere utanga ikizere, bamwita diezdollar. Indirimbo nshyashya yiwe yitwa Ratata n'ubundi iri
ku rubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa diezdollar, diezdollar kuri social platforms ziwe zose, akaba nyine kandi n'ubundi ratata iri no ku zindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki hirya no hino kwisi. Ni diezdollar. Check out diezdollar. Hanyuma amakuru aturuka mu nshuti za hafi z'umuhanzi Meedy, aravuga ko ngo we n'umugore we bashobora kuba bari kwitegura kwibaruka umwana wabo wa kabiri. Ngira ngo mwabonye yuko umuraperi twahoze dukomozaho Nanone twigarukiye ku ruhande rw'umuziki wiwe, arimo nawe arateguza ipingira ngo izanasoka ku munsi w'ejo wa gatanu. Ipi yamaze guha izina rya rimwe kabiri cyangwa se 112 bundi ngiyi ikaba isanzwe ari nyine ari emergency line ya polisi. Abantu rero bakaba batangiye kubisanisha nyine n'ibihe Nanone akunda kwisangamo umunsi ku munsi. Ladies and gentlemen, ni The Michael Radio TV, ni nyitarumasha. Kora subscribe, usharinge, ukore like ndetse na comment, ubundi dukomeze duhurire no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. I'm out. I love you so much, ladies and gentlemen. Press leave you on the mic, Radio TV. Press leave you on the mic, Radio TV.